Hello guys, nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe effect twakora iyo bita jump over breathing effect cyangwa se jump over effect gutyo gusa. Ushobora kuba jump over rero car, jump over house, jump over ibintu byinshi bitandukanye. Iyi effect ushobora kuba wayikoresha. Ngira ngo mwagiye genda mutembera kuri TikTok muzamura nyine mureba uto video mukaza kugwa ku ma video ameze gutya kuri TikTok bashyizemo ano ma effect cyangwa se abantu bakoze aya ma effect mukaba mwayobewe uko bigenda cyangwa se mukibaza uburyo babikora. Ubaka kanya rero ngiye kuba nakwereka nawe uburyo ushobora gukora jump over effect. Turaza kwifashisha rero CapCut. Mbere yuko ariko dufungura CapCut tugatangira nyine kuba twareba uburyo bikorwa, hari ikintu uzabanza gukora. Niba ufite telefone cyangwa se kamera uzakora iki? Uzagenda uyitere ahantu uteganye n'ikintu ugiye gusimbuka. Tuvuge niba ari imodoka, niba ari inzu, uzagenda ugitere witaruye ku buryo usiga hano mu kirere umuntu najya gusimbuka, ku buryo nujya gusimbuka amaguru yawe azaza akarenga nyine akarenga ya nzu. Urugero, niba nk'uyu muntu agiye gusimbuka, arakora ku buryo amaguru ye arenga igisenge, ku buryo effect biratworohera. Ni ukuvuga ngo nawe mu bintu uzakora byose ugomba guharanira ko ako kantu ugakora. Kandi ikindi ni uko ugomba gukora ku buryo telefone yawe cyangwa kamera yawe itizunguza. Ni ukuvuga ngo ubwiye nk'umuntu ngo mfatira wenda gukamere, akenshi nyine ino effect ishobora kudakunda neza. Ariyo mpamvu nyine nkubwira nti ufite nka tripod, turiya tuntu bateramo kamera cyangwa se telefone ukakarambika ahantu ukabasha kuba wasimbuka wenda nk'umuntu akakurebera, ariko telefone iri fix nibwo byakunda neza. Niyo mpamvu rero nababwira utwo tuntu, ni ukuvuga ngo niryo banga ririmo, nta kindi. Ni ukuvuga ngo ni ukutera kamera nyine witaruye, niba ari imodoka, niba ari inzu, ugakora ku buryo uri busimbuke ukarenga igisenge cyayo, amaguru yawe akazamuka akarenga igisenge cyayo. Ibyo ntubasha kuba wabikora, ni ukuvuga ngo iyi effect uzayikora nta kabuza. Ubwo rero tumaze kumenya uburyo dushutinga iyo video, reka noneho tujye muri CapCut turebe uburyo iyo effect twayikora. Turaza muri CapCut. Nitumara kuza muri CapCut, ikintu tuzakora, tuzaza kuri new project. Nitumara kuza kuri new project tuzakora iki? Tuzaza dushake video tuyishyire muri CapCut. Nk'uko bisanzwe duhitemo resho, dukoresha 9:16 yo kuri TikTok. Noneho uzaza rero ureba ahantu ushaka gukatira. Ni ukuvuga ngo hari ibirimo turakuraho, turakata. Rero dukore split, igice tudashaka tukivaneho. Ni ukuvuga ngo kiriya cya mbere nkivanyeho bitewe n'ibyo nshaka. Noneho rero maze gushyiramo video ndakora iki? Hari agace nanone nafashe katarimo umuntu. Ni ukuvuga ngo ako kantu nako uzakibuke ni ingenzi. Numara gufata video uzibuke gusiga igice, cyangwa se n'uba uri no gukamera, hari telefone zigira uburyo bwo guhita ufata ifoto uri no gukamera. Ni ukuvuga ngo ufata ifoto nanone ihuye n'aha hantu wasetinze kamera utahanyeganyije. Ubwo rero aho hantu umuntu asoreza nanone ndahakata. Nimara kuhakata, kuko turahakeneye, aha hantu hatagize umuntu urimo turahakeneye. Noneho na hano nakubaganyije kamera ndahakata makureho.
noneho ka kantu dukase ko ku ruhande katarimo umuntu uraza ugakoreho, ugende ushake ahantu handitse overlay ngaha. nukora kuri overlay ni ukuvuga ngo aka kavidewo karahita kava imbere hariya kaze kuri overlay. ni ukuvuga ngo uzagakurura rero ugenda ukageze munsi hano y'iyi videwo, ugakurure rero ku buryo gakwiraho, uzagakurura ku buryo gakwiraho rwose. nibyo bizakubera byiza kugira ngo dukore ya effect ikunde. ubwo rero turayifata nyine tuyikurure kugira ngo turebe ko iyo effect yakwiraho nyine tukakora ibintu dushaka gukora. uzaza rero uringanize neza, ntabwo ka video uza ugatereho neza biringanire. urabona ko kapfutse ya video yacu. iyo uzakora n'iki rero, uzakora kuri ka video. niba ka video wamaze kukagira overlay, dukurikijeho akandi kantu k'ubwenge, witegereze neza kugira ngo uzabashe kuba wabishobora. ni ukuvuga ngo rero hano mba nkweretse uburyo bwanjye, ariko nawe ushobora kuba wabukoresha, ushobora kuba wakoresha ubundi nawe. abantu banyura mu nzira zitandukanye. ni ukuvuga ngo ka video rero wagize overlay, ugiye gukora iki? ugiye gukora igikorwa cya mask. turakoraho rero, twakoze kuri ka video ka overlay, tuze dushake mask yitwa horizontal tuyikoreho. nidukora kuri mask ya horizontal, urabona ko mask yakase igice cyo hejuru hasigara amaguru. turaza dukore muri taburo, ni ukuvuga ngo mask tuyihindukize, tuze nyine ni ukuvuga ngo ukoramo n'intoki zawe, ukahindukiza nyine aka kantu kameze nk'akarongo cyangwa se nk'agakoni, ku buryo nyine uza, ni ukuvuga ngo reka mbiringanize n'aha ngaha n'iki gisenge cyangwa se amabati y'iyi nzu kugira ngo bize gukunda. noneho nemeze. nimara kwemeza rero, ndaza kugenda nkora duplicate kugira ngo gakwireho kuri video yose. ndajya hano rero ku ka video nshaka ahantu handitse duplicate, ni ukuvuga ngo ngende nkora duplicate ahantu hose, ngende nkora duplicate kugira ngo gakwireho. noneho akandi kantu k'ubwenge gakurikiyeho, ukora iki? hano hantu ugiye gutangira gusimbuka, urabona ko hano ibirenge bihise bizamuka bikajya mu kirere. ni ukuvuga ngo aha hantu niho, hano kuri kano ka video twagize overlay, turaza dukoreho, duhite tugakata. nidukata, nitumara gucamo, turasiba kano gasigaye. impamvu tuba tugasibye ni uko turi kugira ngo ubwa mbere umuntu yari ameze nk'uri inyuma y'inzu, ariko nyine nitugakata birahita kaza kagarukira hano, none hasimbuke bigaragare ko avuye inyuma y'iriya nzu. ni ukuvuga ngo hara niho ubwenge buri rero. urabona ko rero ndamutse nkinnye ino video, abona ko umuntu araza rwose amere nk'umuntu uri inyuma y'inzu. noneho abona nyine ugakora utuntu dutandukanye, ushobora gukora utuntu tw'udukoryo twawe wishakira, noneho ugahita usimbuka. urabona ko ni ibintu byoroshye cyane rwose, dore nuko nguko baba babigenje, kuko akenshi hari abantu bakoresha telefone bagakoresha CapCut. iyi rero ni effect twareberaga hamwe mukunze kubona kuri TikTok, iyo bita jump over effect. benshi bakunda kuyikoresha ku nzu, ugasanga bakoze jump over building, cyangwa se bakoze jump over house, cyangwa se bakoze jump over car. ni aho hantu hose ubasha kuba wayikora bigakunda. murabona ko rero
twa tuntu twose twari twararebye muri CapCut, za masike, za overlay, urabona ko muri video editing tuba dufite akamaro. Urabona ko twagiye tudukoresha mu bikorwa bitandukanye, video ikabasha kuba yagenda igaragara cyangwa se yagenda ihinduka ukundi kuntu bitewe n'uburyo twayishakaga. Ni ukuvuga ngo rero nawe rero wifashishije CapCut ushobora kuba warebera ku iyi video nkoze utuntu nakoresheje, nawe ukajya udukoresha muri video zawe ukora za buri munsi, kuko burya ntibazakubeshye iyo ufite content ukaba ufite telefone yawe, nubwo wenda hari ibyo idakora cyane cyangwa se hari ibyo idakora neza, hari ubushobozi nyine garukiraho, ariko burya telefone ni ibintu byose. Telefone wayikoresha ikintu cyose ushaka rwose mu iyi si ya none. Nizere ko rero video yabashimishije. Niba video yagushimishije kandi ukaba ugeze hano bwa mbere, urakora subscribe, ukore no kuri notification kugira ngo ujye ubona video nkunda kugushyiriraho buri munsi. Ikindi kandi ushobora no gusharinga ino video ukayisangiza abandi bantu. Ikindi kandi ushobora kwandika muri comment niba ushaka kuduha igitekerezo, kugira ngo ubutaha wenda icyo gitekerezo waduhaye wenda dushobora kugikoraho, ntawamenya. Ubwo rero ni iyi video nari nateguye kubereka uyu munsi. Tubonane muri video ikurikira.